Muraho neza, ikaze kuri YouTube channel yacu amategeko y'umuhanda traffic rules. Nimba ari ubwa mbere wakora subscribe, ugakora like kugira ngo ntuzacikwe n'isomo na rimwe mu yo tubagezaho. Tuje rero kubagezaho uburyo ibizamini bizakomeza kujya bikoreshwa mu minsi igiye kuza, uburyo tuzabibamenyesha igihe ikigera cyo gutangira gukorwa muri ubwo buryo. Tugiye kujya rero uburyo bwo gukoresha ikizame cyo gutwara imodoka ariko gikorewe mu muhanda. Mbibutse ko ubushize twaberetse igikorewe ku kibuga. Uko ikizami cyo gutwara imodoka mu muhanda gikorwa gute rero? Ikizami cyo gutwara imodoka mu muhanda ugikora atangira afite amanota 100%. Iyo amanota agenda agabanuka bitewe n'amakosa ugenda ukora. Iyo ugeze munsi y'amanota 80, ako kanya bihita bibarwa yuko watsinzwe ugahita uva mu kizami. Gutsinda bihera hejuru y'amanota 80 kugeza ku 100. Iyo uri munsi y'amanota 80 uba watsinzwe. Ukora ikizame iyo amaze gutsinda ikizame cyo mu kibuga ahita akurikizaho ikizame cyo mu muhanda. Urumva ko ibizame byariyongereye ndetse n'amakosa arimo uburyo ahanwa n'ikoranabuhanga, ndetse aha mu muhanda ho haribandwaho n'abapolisi cyane cyane. Iyo umaze gutsinda ikizami cyo mu kibuga uhita ukurikizaho ikizami cyo mu muhanda. Ikoranabuhanga niryo rimuha umugenzuzi cyangwa examiner, umupolisi nyine ugenda bajyana mu muhanda. Umuhanda uri bukorerwemo n'ikizame kiri bukorerwe, naho ikizami kiri bukorerwe. Ukora ikizami iyo ageze mu modoka arongera agatera igikumwe ahabigenewe kugira ngo atangire gukora ikizami. Ikoranabuhanga niryo rimuha amabwiriza akurikiza mu gihe akora ikizami gusa. Iyo bibaye ngombwa ahabwa amabwiriza n'umupolisi ukoresha ikizami. Dore rero tugiye kureba uburyo amakosa ahanwamo mu muhanda. Ni amakosa 40 mbibutse niyo ngiye kubereka. Nk'uko murimo kubibona kuri tableau dufite page ya mbere iriho amakosa. Ikosa rya mbere ni ukutambara umukandara. Iyo utambaye umukandara ntago ari umupolisi ubireba, noneho bizajya birebwa n'ikoranabuhanga. Rihita rigukuraho amanota ariko atuma uhita utsindwa ikoranabuhanga. Kabiri, kudatunganya intebe yicayeho. Tuvuga nimba wicaye mu ntebe ntubashe kuyitunganya ku buryo ikwegera ukaba uri fit neza na vola y'imodoka, system ihita igukuraho, umupolisi agukuraho amanota. Umupolisi ntago ari system. Kudatunganya indeba nyuma, retroviseur kutazitunganya, ugasanga retroviseur yo hagati ireba inyuma ntuyitunganye kugira ngo ubashe kureba inyuma, cyangwa iri ku ruhande ntuyitunganye ngo ubashe kureba inyuma. Umupolisi ahita agukuraho amanota ugakomeza ikizami. Ariko guhindura vitensi udakandagiye ambrillage neza, bivuze ngo ushyizemo vitensi igakorora, umupolisi ahita agukuraho inota. Guhaguruka udakuyemo feri y'intoki cyangwa feriyamu, ikoranabuhanga niryo riguhana, rigukuraho amanota ariko ugakomeza ikizame. Kuzima kw'imodoka bitewe no kudafata ambrillage. Tuvuga ugiye guhagarara ariko ntufashe ambrillage kugira ngo imodoka itazima, irakuzimanye. Ikoranabuhanga ritari gukuraho amanota ariko ugakomeza ikizami. Kudacana indangacyerekezo uhagurutse, gukurwaho amanota ariko ugakomeza ikizame. System niyo igukuraho amanota. Ndumva byumvikana. Ubushize twarabirebye bijyanye no guhaguruka ku kibuga yuko ugomba gushyiramo indangacyerekezo y'ibumoso igihe uhaguruka, wajya no guhagarara ugashyiramo indangacyerekezo y'iburyo. Birumvikana. Ikosa rya 8, kudacana indangacyerekezo muri metero 10 mbere yo guhindukira icyerekezo. Tuvuge nimba ugiye guhindura icyerekezo ugomba kwitegura mbereho metero 10 ukabanza ugacana indangacyerekezo. Nutayicana ikoranabuhanga rizagukuraho amanota ariko ukomeza ikizami. Twagiye no ku 9 kuri iyo page ikurikiyeho.
kudakuramo indangacyerekezo muri metero 10 mu gihe utangiye ikizami, gukurwaho amanota ariko ugakomeza ikizami, ikoranabuhanga niryo ribikora. 10. Kutagenzura uko imodoka imeze mbere yo guhaguruka, amatara ya feri, guhanagura ikirahure, amatara ndangacyerekezo n'amatara y'urugendo, gukurwaho amanota ariko ugakomeza ikizami, umupolisi niwe uyagukuraho. 11. Kutabasha guhaguruka mu masegonda 10 mu gihe imodoka imuzimanye. Ahangaha mbibutse yuko igihe imodoka ikuzimanye mu masegonda 10 ugahita uyatsa ntabwo baguhana, ariko nutinda ukamara amasegonda 10 utari wahaguruka, sisiteme izajya gukuraho amanota. Kunanirwa kwatsa imodoka igihe yamuzimanye mu gihe cy'amasegonda 10. Igihe rero ikunaniye kuyatsa ni ugukurwaho amanota n'ikoranabuhanga. Gucika imbaraga kwa moteri kubera vitensi idakwiriye. Tuvuge urimo uragendera mu muhanda ukwiriye vitensi ya 2, we wibereye mu ya 3, moteri itangiye kugenda ihondahonda. Bivuze ngo umupolisi aho ngaho azajya gukuraho amanota ariko ukomeza ikizami, ni umupolisi. Kugenda buhoro bikabije mu muhanda kandi nta nkomyi. Tuvuge ugeze ahantu hatari ambutiyaje, imbere yawe nta muntu uhari, urimo uragendera ku muvuduko wa kilometero 20 mu isaha, nturimo kongera umuvuduko ngo wihute kandi imbere nta nkomyi ihari, umupolisi azajya gukuraho inota. Twakomeje no ku ngingo ya 15, kutubahiriza intera iri hagati y'imodoka ye n'iri imbere ye, gukurwaho amanota n'umupolisi ariko ugakomeza ikizami. Tuvuge nimba uri mu muhanda ariko ukagenda usatira imodoka cyane, ukazisatira ku buryo ntusigemo metero 2, uzajya uhanwa n'umupolisi agukureho amanota. Cyangwa ugasigamo intera ndende ukayigendera kure cyane nko muri metero zirenze 20, ukagenda gake kugira ngo utaza kuzigeraho, nabwo azajya guhana. Guhindura icyerekezo uri hejuru y'umuvuduko wa kilometero 30 mu isaha. Umva, guhindura icyerekezo uri hejuru y'umuvuduko urimo kwiruka cyane ntabwo byemewe. Nimba ugiye guhindura icyerekezo, genda gake ujye munsi ya birometero 30 mu isaha. Ikoranabuhanga niryo rizajya rireba iryo kosa ukoze. Kwinjira mu masangano y'umuhanda utari munsi y'umuvuduko wa kilometero 30 mu isaha, gukurwaho amanota. 18. Kurenza umuvuduko wagenwe mu isaha. Urugero, nimba turi mu muhanda dufite icyapa cya 60 mu isaha, warangiza ukajya hejuru ukajya muri 70 ku isaha, sisiteme izajya ihita igukuraho amanota atuma uhita utsindwa ako kanya. Kugumisha ikirenge kuri amburiyaje uri hejuru y'umuvuduko wa kilometero 30 mu isaha. Mbibutse yuko kugendera kuri amburiyaje ntabwo ari byiza, ntabwo byemewe. Iyo ugendeye kuri amburiyaje ufite umuvuduko wa 30 mu isaha, sisiteme igukuraho amanota ariko ugakomeza ikizami. Kugumisha ikirenge kuri amburiyaje, gukurwaho amanota ugakomeza ikizami n'umupolisi. Aho ngaho umupolisi nawe araguhana ku ngingo ya 20, ku ikosa rya 20. Ikosa rya 21, gukura ikirenge vuba kuri amburiyaje. Urumva hari ukuntu urekura amburiyaje igashituka, ishitutse bivuze ko umupolisi azajya ahita abyumva yuko ukoze ikosa ryo guhaguruka nabi, agukureho amanota. Amburiyaje ni ukuyirekura gake gake. Twagiye ku ikosa rya 22, guhagarara bitunguranye mu gihe cy'amasegonda 3 udashyizemo ibinyoteri. Ubwo ni ugufata feri uhubutse ugahita uhagarara, ikoranabuhanga rizajya rihita ribibona ako kanya rigukura inota. Gufata feri igihe bitari ngombwa. Tuvuga ugeze ahantu ufashe feri bitari ngombwa, nta nkomyi, nta kintu gitumye ufata feri, umupolisi azajya ahita aguhana agukureho inota. Gufata feri utabashije gushishoza. Tuvuge nimba umuntu utunguwe n'ikintu ugahita ufata feri utabanje kureba inyuma ngo ugende gake, cyangwa ureba ikinyabiziga kiri imbere yawe, uzajya uhana. Kutubahiriza uburyo bwo gutanga inzira ku binyabiziga bimuturutse imbere. Tuvuge nimba ikinyabiziga kiguturutse imbere kikagusaba inzira, gishaka nko kwinjira mu muhanda, ugomba kugiha inzira. Aha ngaha nutayitanga umupolisi azajya aguhana ariko ukomeze ikizami. Kunanirwa kugendera mu gisate cye. Nunanirwa gukomeza kugendera mu gisate cy'iburyo wahagurutsemo cyangwa urimo, cyangwa igisate cy'ibumoso, nimba turi mu bisate mu muhanda ugizwe n'ibisate 2,
uzajya ukurwaho amanota n'umupolisi ari gukomeza ikizami. Kudashishoza mu gihe ugiye guhindura icyerekezo, gukomeza uzajya ukurwaho amanota n'umupolisi ari gukomeza ikizami. Kudacana indangacyerekezo mu gihe uhinduye icyerekezo, sisiteme nayo izajya ikuraho amanota. Gukoresha indangacyerekezo mbere cyangwa nyuma cyangwa kuba itariyo, tuvuge nimba ugiye gukatira iburyo ugashyiramo indangacyerekezo y'ibumoso, izajya iguhana, umupolisi azajya aguhana, cyangwa nukata nta cyerekezo washyizemo, nta ndangacyerekezo uzajya uhanwa. Gucana indangacyerekezo itariyo, sisiteme nayo izajya ibibona ihita igukuraho amanota. Wumva aho ngaho uzajya uhanwa n'umupolisi ndetse uhanwe n'ikoranabuhanga. Kunanirwa gusubizamo indangacyerekezo mu gihe ivuyemo mu masegonda 3 kugeza irangije guhindura icyerekezo. Tuvuge nimba wari uri gukata ugashyiramo indangacyerekezo ikikuramo, nyuma y'amasegonda 3 utari wayisubizamo mu gihe urimo gukata, sisiteme izajya iguhana. Ingingo ya ikosa rya 33, kutubahiriza ibimenyetso bishinze n'ibishushanyije mu muhanda hamwe n'amabwiriza y'umupolisi, gukurwaho amanota atuma uhita utsindwa. Tuvuge nimba umupolisi akubwiye ngo kora iki bikakunanira, uzajya uhita uhanwa. Cyangwa kutubahiriza ibimenyetso biri mu muhanda, nimba mu muhanda hakwereka icyerekezo kivuga ngo katira aha, cyangwa umupolisi akubwira ngo unyura ahantu ntuhanyure, uzajya uhanwa. Twakomeje no ku ikosa rya 33, kutubahiriza ibimenyetso bishinze, aha twakirebye ibyo ngibyo. 34, guhagarara hejuru y'umurongo uromboreje mu masangano y'umuhanda, gukurwaho amanota ugakomeza ikizami. Umupolisi niwe uzajya uguhana kubera yuko sisiteme ishobora kutazajya ibasha kuba yabona ibimenyetso bishushanyije mu muhanda. Twakomeje no ku ikosa rya 35, gusiga umwanya udahagije hagati y'imodoka utwaye n'imuri imbere, bimwe twarebye haruguru. Aho ngaho uzajya uhanwa n'umupolisi. Tuvuge nimba wasizemo intera ntoya cyangwa intera nini, uzajya uhanwa nabwo. Ugomba gusigamo intera yateganyijwe. Kwanga kumvira amabwiriza y'ukoresha ikizami, tuvuge nimba usuzuguye umupolisi akubwira ati kata aha, wowe ntuhakate, uzajya ukurwaho amanota atuma uhita utsindwa ako kanya. Kwanga gukora ikizami, gukurwaho amanota atuma uhita utsindwa. Nimba umupolisi akubwiye ngo tera rivanse hariya ukabyanga, uzajya uhita uhanwa. Guteza impanuka, nimba uteje impanuka uzajya uhita ukurwaho amanota atuma uhita utsindwa ako kanya. Umupolisi niwe uzajya ubikora. Ubufasha butanzwe n'ukoresha ikizami, gukurwaho amanota utuma uhita utsindwa. Tuvuge nimba ubufasha ubuhawe n'umupolisi muri kumwe, tuvuge nimba wari ugiye kugonga ikintu akakubwira ati fata feri, cyangwa akagufatira voro ugiye kugonga ikintu, uzajya uhita ukurwaho amanota atuma uhita utsindwa. Twagiye ku ikosa rya nyuma, kutanyura mu cyerekezo wahawe ukarenga metero 150 utaragikuramo. Tuvuge nimba utashyizemo mu cyerekezo wahawe ukarenga metero 150 utaragikuramo, iyo washyizemo indangacyerekezo ukarenga izo metero zose ukiri mu muhanda ugenda, uzajya uhanwa n'amanota, uzajya ukurwaho amanota atuma uhita utsindwa, uhanwe n'umupolisi. Icyitonderwa rero, igihe cyose ukora ikizami amabwiriza ayahabwa n'ikoranabuhanga riri mu modoka cyangwa umupolisi ukoresha ikizami, mu gihe bibaye ngombwa ko ari we uyatanga. Tuvuge birashoboka ko ikoranabuhanga rishobora guhagarara umupolisi akaba ari we utanga amabwiriza. Icyitonderwa cya 2, gukurwaho amanota ugakomeza ikizami bivuze iki? Gukurwaho amanota ugakomeza ikizami bivuze ko mu gihe ukora ikizami akuweho amanota, ariko ayo asigaranye akaba atari munsi y'amanota batsindiraho, aba yemerewe gukomeza gukora ikizami. Icyitonderwa cya 3, gukurwaho amanota atuma uhita utsindwa ni igihe ukora ikizami akuweho amanota atuma ayo yari asigaranye aba munsi y'amanota batsindiraho. Tuvuge nimba ukuweho amanota, wari ufite amanota 83 ugakurwaho amanota 5, urumva ko ugiye munsi y'amanota 80 batsindiraho, uba utsinzwe. Murakoze rero, tubifurije kugubwa neza kandi ibizamini bizabatungure kuko biroroshye, ntabwo bigoye. Tuzakomeza tujye tubagezaho n'izindi mpinduka zizajya zibaho. Murakoze, mugire ibihe byiza.